kwibeshya umuzamu wa Rayon Sport ntabwo ari umuswa si urwego rwe ruri hasi ahubwo ngira ngo yaramaze imisa umuzamu yakiri muri Nwadimbo nk'ishuri ebyiri uri kuvuga neza bisakuyate ahubwo nibyo bindi none se byari bimeze bite kuri Farunganya hanyuma se muri abantu babatire yarahiye kuri Farunganya none se kazo cyane turaza uriya muzamu twatikiri muri atikiri ishyorongi ariko uriya muzamu ubizi yambwiye ati mwitonde cyane Nwadimbo yamuguze inshuro ebyiri. Okay, so ibyo rero turaza kubigarukamo turi kugishyira bari kudushyiriraho amafoto abana dakaraze se ariko angize ngo nuze aracyari hano hafi Rikari kanya gato mbonye bari kumuha message nashande abantu kuri YouTube uzuko nta nubwo banza kumva bakoze bahita bamuha ubutumwa Rikari ubutumwa ngo bameze bari kumanura ubutumwa umunyamakuru mesa kamwe se yakoze hari ikindi akora se Rikari ngo yerukanwe ngo areka kubogama arabogama se yakoze uyu munsi kuwa kabiri reka mubonye ahangagira ngo abantu bamubonye kuri YouTube niko kare izi message Rikari ntiyarakwiye kugira icyo zivugaho reka ndamufasha mukanya ndahamubera mukanya ndaza kubaha ubutumwa ko tutabigaruka hose twagiye ibintu byawe byo kuvuga ngo inyama zizaribwa ejo ntabwo tubirimo ngira ngo bashobora kuba bajya bumva nyine tubiganira hano muri blage bakagira ngo turabikomeje reka mbakurire inzira ku murima Rikari is here to stay sibyo ntibisobanutse Rikari ari hano kuhaguma arahari cyane ni umunyamakuru wacu dukunda twemera cyane arahari cyane cyane ubu none ejo nazo mbimubwira ugiye kureba coefficient amahirwe menshi y'abazatinda hano ushobora gusanga ari muri top 5 rwose mu b'imbere cyane noneho kubera byabaye brage sinzi uwo byabayeho bambwiye sinzi imana igimfasha rwose gusaza hari nyine nibagirwa ariko habaye ibibazo nk'ibi umwuka mubi nk'uyu wa Rikari nese byagenze nese umwuka mubi wabaye n'ubuhe ngiye ntago nasobanukiwe oya hari ibintu bimwe abantu bakwiye kumva nuko iyi radiyo ifite ubuyobozi kandi ifite nuko ikorana n'abandi bayobozi sibyo nta muyobozi w'ikipe n'umwe ufite ikibazo kuri SKFM iyo ariyo yose hano uhereye kuri APR ukamanuka ukageza ku ya nyuma nta kibazo dufite kandi nta n'umuyobozi w'ikipe iyo ariyo yose utanga umurongo w'ibivugirwa hano ntawe iyi radiyo ifite ubuyobozi nibwo butanga umurongo w'ibivugirwa hano kandi utabyishimiye nawe hari umurongo bicamo ibyo bisobanuke rwose naho binduru abatukana abavuga abasakuza nta mwanya wabo tugifite turahuze tubwira abantu amakuru uwo mwanya ntawe ugihari bavuge igihari ni kimwe mubo bazaho umurongo w'ibivugwa hano ntiharimo abo bavuga abo birwa basakuza hano ntibizakunda bawutanga ahandi batanga ayo mabwiriza batukane bakora ibyo bashaka nta mwanya dufite wabyo ntabwo hano bazatanga umurongo w'ibyo bashaka ko bivugwa Rikari ya pampa yagira ibyo biramureba nabo bavuga bafite abo bapampa sibyo bafite abo babereye abapampe ntabwo rero umuntu afite uburenganzira bwo gutegeka uwa pampa umunsi yishe amabwiriza y'umwuga hano amabwiriza y'umwuga akayica hari uburyo bizabazwa yaba mu buyobozi bwa hano cyangwa n'izindi nzego zishinzwe kubaza abanyamakuru ibitagenze neza naho ubundi andi magambo ibindi byose ni ibyabo bapampe n'abo bapampa nyine nabo ubwo bafite ibyabo ariko nta murongo bazatanga hano ibyo bibe clear rwose ntabwo tuzasubira mu matiku yabo dufite ibiturangaje dufite ibiduhugije ariko amabwiriza hano ntibizakunda
wakwishimira ibyo twavuze ni byiza kubyishimira cyangwa ntubyishimire, ni uburenganzira bwawe kutwumva no kutatwumva. Abafana ba peri ni bakuru, ni abagabo bazi ubwenge, ni abagore bazi ubwenge. Uzabangamirwa n'igitekerezo cyavugiwe aha azihangane. Nta bantu bahora bumva ibintu kimwe. Ubwo ni uburenganzira bwacu nka radiyo no gufata umurongo w'imikorere yacu. Turabizi neza ko mubidukundira, niyo mpamvu rwose mudukurikira muri benshi. Naho ibindi ni amatiku, ni inyungu zabo baba barwana nazo, kandi ntazo tuzabangamira rwose. Bihangane, bahumure. Ni nayo mpamvu no mu bikorwa byabo badutumira. Kandi kudutumira nabyo biba ikibazo. Ntabwo twagira ikibazo ngo tubure ubutumire. Sinabonye no kugaragara kwa Karenzi byateje ikibazo ra wagiye gutanga igihembo. Byabaye ikibazo nabyo. Indoro zaravuze Karenzi yaratumiwe, indoro zaravuze, ariko Karenzi nakwiriye gutumirwa. Wagiye gutanga igihembo Nyiri radiyo uretse na hariya uba mu mupira wo mu Rwanda mu buzima bwa umva noneho mbabwire, naratumiwe hariya, bukeye natumiwe ahandi harenze hariya, n'ejo nzatumirwa ahandi harenze hariya, kuko nta kibazo na kimwe mfitanye n'umuntu uwo ari we wese. Abo byihangayikishije barara badasinziriye ngo urabona yahuye n'umuyobozi, buriya umugati wacu uragiye, bashyira umutima hamwe. Ndi umunyamakuru, mfite radiyo impugije cyane, ntago rwose mfite umwanya, nta kazi kabo nzakoraho, ntago ngakeneye. Umwanya urimo batuze bashyira umutima hamwe. Karenzi yagarutse muri APR, turapfuye, nta kibazo mfite, ntago nkeneye APR, nta kazi nkeneye muri APR, nta kintu na kimwe nkeneye muri APR, nta mugati wabo nzatwara. Nibashyira umutima hamwe, twikorera akazi. Message kwiremerera. Bakakumva ko bagiye muri APR kugira ngo Karenzi uyu munsi ufite igitangazamakuru, yabura gute kubona n'umuyobozi? Ubundi naho bigo byacitse turabona. Karenzi wa kera, Karenzi uyu munsi afite igitangazamakuru, yabura gute kubona n'umuyobozi muri iki gihugu? None se ubu sinzongera kunyuraho abayobozi banyuze kugira ngo ubuzima budahagarara. Ikibazo nuko niyo uhagararanye nabo nabwo biba ibibazo. Ko duhorana, niyo uhagararanye nabo ngo byabaye ikibazo. Ko duhorana ifoto bati aha, ko duhorana ubwo bizagenda bite? Ku Murindi nari muri VIP, mu Ntare naratumiwe, tanga n'igihembo. Bukeye nari ahandi, Kazungu arahazi, hariho harakomeye, ahandi natumiwe, n'ejo nzaba ndahandi. Abantu bashyira umutima hamwe rwose, jewe nta kibazo. Biyakira, nta kindi kintu kwiyakira. Nasaba ngo ndasaba kuba ndi hano. Reka nta hantu ndajya batantumiye. Ubwo rero cyetse niba ari icyaha kugutumira, kuntumira, sinzi, babarebeho. ariko ibyo ni uburenganzira bwabo, ubwo bafite ibibahangayikishije n'ibyo batekereza, ariko nabyo igihe kizagera cyabyo. Icyo mbwira abantu ni kimwe, uyu murongo wa SKFM nta cyawuhindura. Rikari n'abandi banyamakuru ba hano, nta wundi ubaha umurongo uretse ubuyobozi bw'iyi radiyo. Ibyo bavuga kugeza ubu nta urabarega, nta kibazo na kimwe kirabaho. Ubyishimiye abyishimire, utabyishimiye abyihanganire. Ntago abantu bose we have to agree to disagree, niko bavuga. Mugomba kwemera kudahuza ku bitekerezo ku kintu. Niba umuntu mudahuje, si itegeko ko muhuza. Emera ko nawe ubuse ejo ibyo avuga musanze ari byo. Uyu munsi tumuciriyeho iteka ngo yakrititse abakinnyi, ejo ugasanga koko ntibashoboye. Arakubwira ati round ya kabiri ntibayenga. Si wowe waba wasanga waramurenganya. Kandi igihe ikipe yabagiye mu matsinda, yavuze ko batagera mu matsinda. Ibyo ni ibisanzwe. Ariko ibyo yavuze n'ibibabyo. Ariko kare hari umuntu warimiye hitaka gake Rikari, nka wa munsi avuga ati ndabizi neza match ya Rayon na Mukura izasubirwamo i Butare. Muri uko yasaga abareyo baranditse baravuga bati Rikari ibi byarangiye bite Kazo? Yagiye match isiwe. Ihereye ku munota wageze. Uzi intambara yabaye? Ngo Rikari ari bitavugwa, wenda reka mbivuge. Giye navuze ko mbere ya byose bagitombora igikombe cy'amahoro nshaka Rayon Sport na APR ku mukino wa nyuma. Ku mukino wa nyuma uzatwara igikombe, ibyo ntibindeba. Kubera iki nabivugaga, niyo mahirwe y'uko ikipe zombi zizasohoka.
n'uyu munsi mfite icyifuzo kivuga ngo Rayon Sport na APR zikwiriye gusohoka imyaka 5 ikurikiranye arizo zisohoka yese ja kumenya ngo wagiye muri Champions League ninde ni nazo zifite ubushobozi kuko nicyo kizaza mu mupira wacu biro ngo APR asokanye na polisi ejo asokanye na AS Kigali zose zatsindiwe rimwe zatashye ntacyo byongera umupira wacu icyo gisobanuke icyongeye imbaraga rero buriya mupira wa Tanzania ni Simba nanga gupingana kwabo ninde uzataha kare icyo gituma ziyubaka cyane Tanzania kabyungukiramo Rayon Sport na APR zisohotse imyaka 5 nabonye mode y'ibyo byabaye ngombwa kwifata video aravuga aravuga abafana bamatatse bikomeye aravuga baravuga ati bivuga ubusa kuko ibyo uvuga ngo washoye miliyari 87 z'amashiringi umaze imyaka ine nta gikombe utwara bimaze iki kuko mbere yarabanje aravuga ngo nitwihangane ibi nk'ibi bibaho kubinyuramo bati ubivuga buri mwaka baramwataka amagambo menshi ejo rero yifata video n'uyu munsi n'umuriro abafana ba Simba bavuze ati ntukwiriye kuvuga ceceka ahubwo batera umwisikoro uraho ngaho ariko arakubwira ati ubucuruzi akicura uraba ngabo ngimyitozo ngibiki ngo iki ngo nganga peri ngigomba kureka abafana ninde mufana wa peri wagutumye wowe nguze kuyivugira ninde mufana wa peri wagutumye nguze kuvuga ngimyitozo abafana ba peri barishimye aperi zigiye zafungurira kugira ngo abakinyi abafana bayo bajye ku myitozo aperi ntago igurisha imyitozo ntago ari nkareyo Rayon Sport abantu bose bajye ku myitozo barishyura yaba ari 1000 cyangwa 200 barishyura bakinjira aperi ntago yishyuza imyitozo my friend buri kipe igira gahunda yayo ibyo rero kuza kuvuga ngo rere nta mufana wa APR n'umwe yagutakiye kandi ibingibi reka nongere mbabwire bafana ba APR namwe reka mbabwize ukuri nimuzirirwe mwiha kubona impyisi ngo muyitiranye n'intama buriya ngiye byarambabaje ejo bundi bakora ibirori barangize batumira abantu b'abareyo bamwe na bamwe babahe ngo bajye gutanga ibikombe abantu barivugiye ngo mu ikipe twanga ku isi twanga ikipe ya Rayon Sport aba bafana bo bajya kwigura mwe murajya kwigura murigura iki ibi biriya bintu nabitekerejeho mbona bifite tena umuntu wateguye biriya bintu nawe byo mu ntare ashobore kuba harimo icyo bita inikauda ko biriya bintu nabyo ni ibintu byo kubanza gushungura umuntu akayungurura akareba abantu barirwa bapinga fande barirwa bagira gute urazana fande ukajya kumuhuza n'abareyo biriya bintu ngiye narabibonye binci intege ntago ari ukubabeshya biriya bintu byanciye intege abafana bo mu ntare biriya bintu bagomba ngiye simbyumva biriya bintu uburyo bashobora gutegura ibintu nka biriya gute simbizi niba ntiwamenya wenda naho niba hakirimo ibisigisigi bya baba pampe bagiye kuko burya nta hantu hajya habura nyine uruntu ngaho ni mu batumire n'umwongere mu batumire ko mu batumire bakaza bakababomagura ku maradiyo bakaza bakababomagura bakabashyira hari ubwo muzatangira ngo nkwa bikanjye mbabwira ngiye narababwiye nta kintu nzaza nsiga ibintu byose nzaza mbikira ku murongo igihe cyose umuntu akwanga atagukunda umuntu arabikubwiye arakubwira ati ngewe mu ikipe nkunda Reyo n'umutima wanjye wose ati mu ikipe nanga urunuka nanga ikipe ya APR wowe urongera uramutumiye ngo wakoze ibirori ngo ngwime urwo rukundo ni urwaheye aho ni nkutinyira rero ariko nanjye narababwiye ni igihe cyose nzaba nkihumeka igihe cyose nzaba nta muntu uzaza gushamburiya APR ngo mwihorere aba bantu bafana ba APR muzabimenye nta rundi rukundo niba umuntu ajya hari agatangira gushamburiya ikipe kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere nta cyiza mwarangiza ngo mugiye gutumira n'ibihembo se murimo muhemba nibiki Bwana Deo Afande Deo General komerezaho funga nta tabiri zongera kunywerwa ku myitozo ya APR nta maguru y'inkoka zongera kuririrwa hariya nta byayi nta tekawe zizongera kuva hariya ibyo byajyanye n'abapampe ibyo mubyumve mubishyire mu matwi nta munyamakuru uzongera kugaruka muri APR hariya ngaje gufata ijambo no kujya inama never
nta munyamakuru uzongera gucaracaramo hariya ngaje kwifotoza no kurya amafoto no kugira gute ku maserifi, ntawe, nta mupampe uzongera kuzamo hariya. Aho mwatugeze turahazi, aho mwageze abafana turahazi. Ibi rero nimushaka muze mwandagaza ikipe muvuga iki, ntago bizakunda, ntago bizakunda, ntago bizakunda. Ntago uzaza nguze kwandagaza ikipe ngo umuntu ngo ugere gutya kumva kwihorera. Kamanani, kamanani, ntidushobora kuzicara ngo duceceke. Iyi timu, iyi kipi, ongea unayoongea, fanya unayoyafanya, lakini kwenye timu ya APR subutu. Hari ikipe nyinshi genda uzivuga izo ngizo. Gicumbi yazamutse, mujye muri za Gicumbi muzivuge. Zirahari za Rayon Sport, mujye muri Rayon Sport muyicambuwe, dore ko yagatoye, mugende muyubike, muyubukure, muyigira gutya. Kiyovu irahari hariya, mugende muyubike, mugira gutya, muyubukure. Barahari ba generali bashaka kugarukana bande, perezida nawe ari aho ngaho ugenda gahunga akongera kagaruka gutya, mugende muyikijya muyubike, mujye mu zindi kipe muzubike. Ariko kwenye timu ya APR uwe makini.